genda nezerewe umutima wanjye ari kimwe gusa kimuwambamiwe yamurikishije umutima wanjye mwese tubaramukije mu izina rya Yesu. Inywe natwe abaramuke mu ibara rya Yesu mukama wetu. Tugiye kwiga mu mwanya mutoya kuko babitubwiye. Twagenda kwega mu kacu kake nk'uko tugambire. Kandi amagambo tugiye kwiga buri wese ayasengere kugira ngo Imana idufashe. Kandi bigambo twagenda kwega buryo amasoro kusabira niko ruhanga atwonyere. Tugiye kwiga ijambo ritubwira ngo kwirinda guhitanwa n'umwuka w'isi. Twagenda kwega cyo kwega cy'ubugamba kwirinda okutwarwa umwoyo gwensi. Umwuka w'isi uranduza kandi urica. Umwoyo gwensi gusisa kandi gwita. Uwo mwuka w'isi turi kuvuga ni umwuka wo gushaka iby'isi ariko mu nzira zidahuje n'ibyanditswe byera. Umwoyo gwensi niko kusere ibyensi bayita mu muhanda gubi. Kandi turagerageza kwihuta kugira ngo umwanya dufite tuwubyaze umusaruro. Turarenga kwangusha niko obwire botwine tubugobese. Mu bihe byose byabayeho kino gihe cyacu nicyo kibi kuruta ibindi. Mu busumi bubona bwabayireho akasumi kayitu niko kabi okukira obundi. Biranditswe mu gitabo cya Timoteyo. Kihandikirwe mu gitabo cya Timoteyo. Pawulo ari kwandikira Timoteyo mu rwa kabiri gice cya 3 umurongo wa mbere. Mu baro ya kabiri Pawulo yahandikira Timoteyo musure satrukarwa kubanza. Haravuga ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Gamba ngo umanye mu busumi bwa mbere harayjo obwire bubi. Kuko abantu bazaba bikunda. Abo ko abantu bajya ko begonza. Bakunda impiya. Kandi bagonza rupiya. Inyandiko itubwiye yuko kimwe mu bizaranga bo mu minsi y'imperuka ni ugukunda impiya. Ibandikiri byatoreka kimukirayoreka umugwire wa hampero niko kugonza rupiya. Nta muntu numwe ushobora kuba ari ahangaha yakwihara yuko kino kintu kitamusohoreyeho. Gusa umuntu hano asora kugamba kintu kitamuhikeho. Ndetse mu gitabo cy'ibivuzwe byose mu Desire of Ages haravuga ngo igihe abantu bazaba bashaka amafaranga no mu buhemu, obwira abantu basera sente no mu bugobya, ngo nibwo Yesu azaba yenda kugaruka. Nubwo Yesu najya kuba ayenda kugaruka. Hari abantu benshi bafite uwo mutima wo gushaka iby'isi ariko mu buryo butari bwo. Bayingi ni basera sente mu mlingo eternungi. Kandi ntabwo ari ubuhanuzi busorera ku bapagani gusa ahubwo n'abavuga ko bubaha Imana kirahari. Kiburi bunabi buri kwikira hakafiri wonka bayitu na bakristo kiroho. Dufite ikigaragazo gikomeye. Twine kirengo cha amani. Ibindi bishuko byose tubwirwa ko twabihunga. Ebyosho byona tugambirwa kubiruka. Ariko iby'isi byo tugomba kubishaka kandi tukirinda ko biduhitana. Bayitu ebyensi tunyine kubisera bayitu kerinda gutwarwa nabyo. Abanditsi bamwe baravuze ngo abahandiki bamwe bakagamba ngo amafaranga ni ikibi ariko gikenewe. Sente kiri kintu kibi bayitu kitagisibwa. Ni ikibi ariko cyangombwa. Kibi bayitu kiri kwetagisibwa. Nibyo cyangwa sibyo? Nuko kiri. Ntabwo wagira ubuzima butayafite. Tosobora kuba n'ubwomezi butayine sente. Kandi kuyashaka birimo imitego. Kandi kusera sente ari mu imitego. Ubwo rero kwirinda guhitanwa n'uwo mwuka w'isi no tugiye kwiga mu mwanya muto. Okwerenda kutwarwa mu gwensi nicyo twagenda kwega mu kacu kake. Umuntu ashobora kwirinda ubusambanyi. Umuntu ashobora kwerinda busiha. Wakwirinda ubusinzi. Ushobora kwerinda butamizi. Ndetse wanabuhunga. Kandi usono kubiruka. Ariko iby'isi byo ntidufite aho tubihungira kuko tuyirimo. Bayite byensi tunyine obwirukiro ahubwo kuba tukyari munsi. Ndetse n'ikigaragazo kidutegereje imbere. Kandi nekirengo kiturinzira mu maiso. Ngo tuzabuzwa kugura tubuzwe no kugurisha. Kijya kutangwa kugura no kuguza. Aho niho dutegewe. Aho no tutegerwe. Kuko inyamaswa izi yuko ari ubuzima
ubuzima bw'abantu abo bushingiye. kube kisoro kimanyirengo niho bwomezi bwabo busigikire. Reka dusome mu gitabo cya Yakobo Reka tusome kitabo cya Yakobo mu gice cya 4 turasoma ku murongo wa 4. Sura ino rukara wa kana. Kandi twasaba ko abavuga ururimi rundi bashobora kukwihuta gusoma bakisomera. Kandi abanyakubaza ururimi orundi banguhe mu kusoma besomerege. Ubwo ndavuga urunyankore bo bagiye bagaragaza gusoma, dusome mu rurimi rumwe twihuta. Twija kusoma mu rurimi rumu abandi barayisoma. Haranditswe ngo agambangu yemwe basambanyi namwe basambanyikazi, inyo abasihani n'abasihani kati, ntimuzi yuko ubucuti bw'ibyisi butera kwangwa n'Imana. Nuko rero umuntu wese ushaka kuba inshuti y'ibyisi aba yihinduye umwanzi w'Imana. Mbese mutekereza yuko ibyanditswe bivugira ubusa ngo umwuka uba muri twe urararikira ukagira n'ishyari? Bibiliya itubwiye yuko Bible yatugambira ngo umuntu ushaka kuba inshuti y'ibyisi, umuntu arukwetaga kubo enganja n'ebyensi, aba yihinduye umwanzi w'Imana. burafokere umunyanzi wa ruhanga. Reka turebe abantu bakunda ibyisi bari hano. Reka turebe abantu bagonze ebyensi bari hano. Ndikubona mutinye gushyirayo Nindora mutiniro kuteka iguru, ariko ibyisi turabikunda. bayi tugonze ebyensi. Ariko Bibiliya iratubwiye ngo umuntu ushaka kuba inshuti y'ibyisi aba ari kwihindura umwanzi w'Imana. Bayi tu Bible yagamba umuntu akwetaga kuba enganja n'ebyensi na seruriza okuba umunyanzi wa ruhanga. Ingorane dufite Obusibu obutuyine nuko dushaka kuba inshuti z'ibyisi twetaga okuba enganja n'ebyensi, ariko tukanaba n'inshuti z'Imana. bayi tukaba n'enganja za ruhanga. Kandi ibyisi iyo ubaye inshuti yabyo, Kandi umuraba bayirenganja n'ebyensi, wowe ubwawe ngo uba wihinduye kuba umwanzi w'Imana. iwe wenka nofokere umunyanzi wa ruhanga. Ndababaza aho nta kizame gihari. Aho tero ekirengo Ushaka kuba inshuti y'Imana agomba kuba umwanzi ajya w'ibyisi. kwetaga kuba enganja ne ruhanga asemerere kuba umunyanzi wa wewe. Ushaka kuba ushaka kuba umwanzi w'ibyisi ugasaba inshuti y'Imana. ajya kusera kuba umunyanzi wa webyensi najya kuba enganja ne ruhanga. Kandi ibyisi ni ikibi gikenewe. Kandi ebyensi kibikira kwetaga isibwa. Uro kubana nabyo kandi ntube inshuti yabyo birakomeye. Kwikara nabyo beto enganja ne yabyo kizibu. Reka duse naho dukomeje kuri murongo wa 5. Orukari wa 5. Mbese mutekereza yuko ibyanditswe bivugira ubusa ngo Betu ni mutekereze bandikirwe bibariza busangu umwuka uba muri twe urararikira ukagira n'ishyari? omwoyo guri muri twe ni gwegomba kandi gwine nihari. Kurarikira Kwegomba ni ukwifuza, niko kwegomba, ni ugukenera. niko kwetaga. Hari abantu bari hano Aro abantu hano bigeze kwifuza bayegombereho adafite igare, atayine igari akagenda n'amaguru, yarubataga nebigere, akavuga ngo uwampa igare basi ikibazo cyaba kiranga. yagambaga nkakuba ntunge gari nimba mazire, yamara kuribona bamara kugitunga bagera ku gasozi ubayika akasozi akabona umumotari amunyuzeho, akarora pikipiki atari rabireho, ngubu wampa moto mu by'ukuri noneho ikibazo cyaba kirangiye burundu. singa ntunga pikipiki wange ikizibu nikiga yamara kubona moto barabatungire pikipiki, imvura yagwa enjura bwerabe gwire, akabona uw'imodoka batari kunyagirwa, akarora uwa moto katakuterwa njura, atari ku akamodoka akabona basi ikibazo cyaba kirangiye. ngambaye tusinga ntunge motoka ni kizibu kwa kwayire. Inyandiko hano iratubwiye ngo umwuka uri muri twe uhora urarikira. Bible yagamba omwoyo guri muri twe gwegomba, ntaho wagera ngo bibe bihagije. dosobora kwika hona ngo usange mazirwe. Nabo twifuza kuba nkabo nabo hari abo bifuza kuba nkabo. Abo tukwegomba kuba nkabo nabo nyine abo kwegomba kuba nkabo. Ayo ni amarushanwa atazagira iherezo keretse upfuye. Ako karitango katari hwaho runo fire. Biranditswe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa Yandikirwa mu cy'umwuka ngeso w'ubuhanuzi. kwenda ekitabo cy'omwogo bunabe. Kuri edisiyo ya mbere ni paji ya 300. Omupeji bisatu. Haravuga ngo umwuka w'isi uri mu muntu Ngo omwogo gwensi bugura muri mu muntu. ngo uhora umubwira ngo runda wongere urunde. Kwikara kumugamba
otume runda wongere urunde tumo kanyise ubwo murabona yuko niwo mwuka utubamo twese ogu nugo mwoyo guri muri twitwena iyo uwo mwuka ukuyoboye ogo mwoyo bugura kwebembire ugutera kuba umwanzi w'Imana utereza kuba umunyanzi wa ruhanga ijambo rero turi kwigarira tubwira ngo kwirinda guhitanwa n'uwo mwuka ikigamba kiturukwega nikigamba kwerinda okutwarwa mwoyo ogo Bibiliya Bayibuli yemera yuko dushaka iby'isi ne twikiriza kusere byensi amasomo ni menshi amasomo maingi hari aho uzasoma muri Bibiliya arohora asoma mu Bayibuli hakubwira ngo akugambira ngo imyaka myinshi iva mu mirima y'abakene ebirimo bingi biruga mu Misiri y'abanako ngo ariko hari ibyicwa no gukeneshwa no kutitabwaho bayitwariwe bifira mu kisaka abo butabifaho hari n'andi uzasoma ngo umukiranutsi yita ku matungo ye haro nambero rasoma ngo muhikirire afaho abitungwa bye hari aho uzasoma Pawulo ari kuvuga ngo udakora ntakarye haro rasomaga Pawulo akagamba atakukora atasemerere kurya hari n'ahandi uzasoma havuga ngo umunyabutara ahwaganya ngo hanze hari intare yarangiza akareka kujya gukora imirimo ngo hariho n'imbeho haro akugamba mugara atasoro kugenda ukora gamba hariho imbeho n'entare heru ayo yose ni amasomo ashishikariza abubaha Imana gukoresha amaboko gari masomo gari kwejumbisa abantu batina ruhanga ukozese mikono muri make ntabwo mu ijuru hashobora kuzajyayo umunebwe nikimanyisa omwiguru taritayo mugara umuntu uri aho ngaho udakora ntabwo ashobora kuzajya mu ijuru keretse arwaye omugara atakora cyona atasora kugenda mu iguru runda rwire ngira ngo muri kubyumva ningira turi hamwe ariko mbese gukoraho nta bantu bajya bakora iyo mirimo yabo ikazabakoraho bayitutara abantu bakora imirimo bayitunajya kubatwara reka dusome muri iki gitabo cy'uburezi reka dusome mu gitabo cya education paje 153 peji 53 hari amagambo avuga ngo ni icyigisho cya 15 mu Rungereza kigiye kwegeza 15 ta paje y'icyongereza ndi kubona peji tero haranditse ngo agambangu nta shami ryari ryo ryose ry'umurimo wemewe na Bibiliya busa yitagira yona yo muri Kristo Bayibuli idatanga inama za ngombwa z'uko ukwiriye gukorwa itakwaye kuhabura ukusemerire ngo gusemera gukorwa nimwumve muhuririze umurimo wose Bibiliya yemera muri mugona Bayibuli go kwikiriza itanga n'inama z'uburyo uwo murimo ugomba gukorwa ihayo no buhabuzi engero muri gusemera gukorwa amahame yayo yo kuba umunyamwete emisingi yayo kuba umuntu none igifaransa n'ikinyarwanda birahuriye icyongereza ni 135 haravuga ngo amahame yayo yo kuba umunyamwete emisingi yayo kuba mwekambi no kuba inyangamugayo no kuba emanzi no kuzigama no kwahura no kwirinda no kwerinda no kwera niryo banga ryo kugera ku nsinzi nyakuri ku mirimo niyo ntite kwika businguzi mu murimo aya mahame nk'uko agaragara mu gitabo cy'imigani imisingi ngo kora kuzoka mu gitabo cy'emfumu ni ikigega cy'ubutunzi bw'ubwenge eringuri yo bwuda bwa magezi bukoreshwa mu mirimo oburukozesebwa mu mirimo ngaho nimwumve kino cyo dusomye reka muhure kino cyo dusomere abantu ngaho reka mbabaze mwumvise yuko gukora imirimo y'amaboko byemewe mwahura ngo ukozese imirimo yengaruka ikiriziwe mwumvise ko igitabo kitubwiye ngo ibyo Bibiliya yemera iduha n'ubuyobozi bw'uko dukwiriye kubikora igitabo cyagamba ngo Bayibuli kwikiriza etwereza nobwo bembezi gengere tusemerere kubikora mwumvise ko niba dushaka gukora imirimo kandi tukazabona amahirwe dukwiriye kwiga igitabo cy'imigani obu turaba tusemerere gukora imirimo kandi tuseruriza n'amagoba gabyo tusemerere kwega igitabo ko kubona mutabyumvise amahame agenga imirimo ngo aboneka mu gitabo cy'ibiki cy'imigani emisingi y'emirimo ezoka mu gitabo cy'emfumu ngoro nicyo tugiye gusoma nicyo twagenda gusoma igitabo cy'imigani tugiye kukiga ariko turi kwiga uko tugomba gukora imirimo y'amaboko ariko ntibiduhitane twagenda kwega igitabo cy'emfumu bayitu ntusorize miringo tushobora gukora imirimo y'engaro bayitu etatutware dore ingorane itumye abantu bahura n'ikibazo gikomeye dore ubuzibu kuretereza abantu ubuzibu mu gushaka iby'isi mu kusorize byensi hari ingorane zibiteye
nukubishaka ariko tunyuze mu nzira zinyuranye n'ibyanditswe. Obuzibu niko kusera ebyensi betu turabire mu muhanda gutakwikiriza bwa Bible. Ndagaragaza kuvuga ibintu bibiri. Turarenga okubaza ibintu bibiri. Ari byo soko y'ingorane ziri mu isi. Niyo nsoro ye obuzibu buri munsi. Ingorane ziri mu isi, obuzibu buri munsi. Hari abantu barwaye umutima wo kutanyurwa. Bamwe barwaye umutima wo gutamarwa. Hari abantu bafite ikibazo cy'imyenda. Abandi bayine kizibu cy'amabanja. Ku buryo bimuka bagahunga. Urundi basobora no kufuruka bakiruka. Hari abantu bafite ibibazo by'ibihombo. Abandi bayine ebizibu byo kuferwa rundi za rosi. Izo ngorane zose zihari, obuzibu bwona munyakuroho, zikomoka ku bintu bibiri. Buruga bintu bibiri. Icyambere, icyo kubanza, nugukenera gukira vuba. Nuko kwetaga kuba omugayiga bwangu. N'abantu bakeneye gukira vuba. Niba abantu bakwetaga kuba abagayiga bwangu. Ntabwo abantu bakeneye gukira batinze. Abantu bakwetaga kuba abagayiga harabirehe imyaka nyingi. Mbese wowe ujya wumva wakira hashize imyaka ingahe? Bayitiwe no wehura munosora ko mugayiga harabireho bwireke. Mbese wowe ujya wumva wakenera kugura imodoka umaze imyaka 40? Bayitu nayo no yehura osobora kugura moto kumazira imyaka 20. Iyi ni ingorane dukomereye cyane ituma abantu bihana ibyo badashoboye. Ino kirikizibu cyamani hari twe kiretereza abantu korebe batakusobora. Reka dusome iyo ngingo. Reka tusome engigeno. Turasoma muri iki gitabo cy'imigani. Turasoma mu gitabo cy'emfumu igice cya 28. Sura 28. Turasoma kuri ura murongo wa 20. Orukari wa 20. Haranditse ngo agambangu umunyamurava gwiza imigisha myinshi. Umwekambi abana imigisha mingi. Ariko uwihutira kuba umukire ntazabura guhanwa. Bayitwanya kwanguriza kuba umugayiga arifubirirwa. Murumvise? Turahamu ngo umuntu utazabura guhanwa ninde? Uwihutira kuba umukire ntazabura guhanwa. Kwanguriza kuba umugayiga arifubirwa. Iki ni ikibazo gikomereye buri wese. Rero ari nsonga y'amani hari buyomu. Ntabwo abantu bagikeneye gukira buhoro buhoro. Abantu bacyayetaga kuba bagayiga bampora. Ahubwo abantu bashaka gukira vuba. Bayita abantu betaga kuba bagayiga bwangu. Umuntu muzarebe no mu ntekerezo zacu. Murorege no mu ntekerezo zaitu. Hari ukuntu umuntu yicara akavuga atari ku bundi. Haro umuntu ayikara natekereza. Ubu ntoraguye amafaranga. Yagamba yetu kakoba nkoma sente. Hari abari babitekereza. Babitekereza bayingi. Ugateza tuzikaba nka miliyoni 2. Notekereza nka miliyoni 2. Ukazikorera umubare zigashira makena gihari. Nozipangira zona zihwaho cyane no gwetago. Ukongera ugacumbura uti nibura zikaba nk'itanu. Ukongera ugamba hakiri kakoze bankiye miliyoni 5. Izo nzozi zihora mu ntekerezo. Ebyo biroto bikara mu bitekerezo. Nizo zituma niyo ugiriwe inama y'ukuntu wakira vuba uhita ubyinjiramo. Nibyo bikuretereza no burabo hayirwe okuhaburwa engero ushobora kubitahamu aho naho no bitahamu bwa. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo umuntu wese wihutira kuba umukire ntazabura kugira ute. Bayitu Bible yagamba muntu akwangwiriza ku mugayiga arifubirwa. None se tujya dusoma n'izindi nyandiko. Tusomaga nebandikirwa bindi. Zitubwira ko atari umugambi w'Imana ko tuba batindi. Kugamba ngo tikirigenderwa cya ruhanga n'abana. Imana ishaka yuko bamwe bakira ngo abandi bakene. Ruhanga takwetaga bagayiga abandi abanaku. Ngaho reka turebe abashaka kuba bakire. Mu by'ukuri mwe kugira ubwo abashaka kuba bakire. Kuba abagayiga. Ngaho reka mwumve inzira ngo tuzanyuramo. Muhure imihanda turaraba muga. Ariko abantu ntibayishaka. Bayita abantu bakwetaga. Nta nubwo tuzanye ubutumwa bwo kubwira abantu ko baba bakire. Kureta engere kugamba engere umuntu abayiro mugayiga. Ahubwo amasomo yose tujye tuyashyira mu mwanya wayo. Bayitu amasomo gona tugatekege omurayini yago. Imigani 13 murongo wa 11. Emfumu 13 rukara 11. Haranditse ngo agamba hangu ubutunzi bw'amahugu buzagabanuka. Obugayiga bwo bugobya buri keha. Ariko urundarunda ibintu avunika azunguka. Bayitwanya kuseruriza bingi kandi nacweka arigoba. Uburyo bwiza bwo gushakisha ibintu omuringo murungo kusera ibintu ngo nukurundarunda uvunika. Nuko kusera kandi no hwamani. Mu zindi ndimi omundi mezindi ngo mu Kiswahili mu Ruswahili haranditswe ngo lakini achumaye kidogo kidogo ukusanya duke duke. Umuntu ugaragaza kunguka duke duke. Umuntu akurengaho kugoba butaito. Urumva ko aya masomo hari wabihutira kuba bakire ariko gahunda kwa rukurundarunda utunga niki
duke haro abetaga ko bagayiga bayitu nibaserura okureta mpora igihumbi 10 kazaba umutwaro kaba mutwaro 20 abakera impamvu bakiraga ariko bafite umutekano babaga bagayiga bayitu bayino businge nuko bemeraga gushaka duke abo ko bayikirizaga okusera butayito akaragirira undi muntu inga akamara umwaka bakamuhembika imasa yayahuzaga umuntu ente kumara umwaka bamuha enemy buno wabyemera sazi no byikiriza ikimasa kuragira umwaka wose okuriso umwaka gona kandi ushaka kumara icyumweru kimwe ngo ubonye imodoka kandi noetaga motoka mu weekend izi ni ingorane zidukomereye obuzibu bwa mani haritwe izi ni ingorane zidukomereye ubuzibu bwa mani haritwe inyandiko itubwiye yuko ari ugushakashaka ibintu ariko ngo buhoro byandikige byagamba tine kusera ibintu betu mpora ukabona inyungu uzora amagoba y'ibihumbi 2 1000 ukabibika ukazahura mu cyumweru gitaha mu weekend cyumweru ukabona ibihumbi 3 ukatunga kumisa ukazagera ku nkoko ukayikankoko inkoko ikazabyara ihene ihene ikazabyara inka embuzi kazarende inka ikazabyara izindi ente kazarezinde ukazagura umurima ukagura umusiri umuntu atangira gukora afite imyaka 15 akazabona ubukira afite 50 umumiringo mutasora kutanga gukora imyaka 15 akatunga ubugayiga imyaka 20 iyo niyo gahunda ya Bibiliya yego niyo teka niza Bible kuba warabiruhiye abo kuba bujwahire ntabwo uzabipfusha ubusa usobora kubifisa busa kuba warabiruhiye abo kuba kujwahire uzamenya kubirinda urimanya okubibaje gitinga jewe ntabwo ari je uvuze ahubwo turabisomye dari nyoye mbarize bayitu tubisomere ingorane ya kabiri ekizibu cya kabiri itubyari ikibazo kuturetereza kizibu nugukenera kubaho ukurenza uko waramutse nuko kwetaga okubaho okurukukira okubukire hariwe ntabwo nzina bamubyumvise imayo muri kubera wageze mu rugo rw'umuntu abo kuba ikira mukayo muntu ugasanga afite intebe nziza ugasanga inente nungi ukumva nawe uri bujye kuyizigura okahura nayo nojya kugigura hari abantu badafite n'iporoti hari abantu batera na poroti agapangisha napangisa ariko akaba afitemo televiziyo afite ibitebe binini afite akabati ariko adafite iporoti bayita ine TV na kabati kandi atene poroti uko nugukenera kubaho kurenza uko waramutse uko kwetaga kubaho biri kukira kokori turasoma mu migani turasoma mu kiyemfumu igice cya 13 esure 13 kuri ya murongo wa 7 okarwa musanje haranditse ngo agambangu hariho uwigira umukire kandi ntacyo afite aronya kwefora mugayiga tayine cyona hariho n'uwigira umukene kandi ari umukire cyane ari kwefora munaku kandi ari mugayiga wa mani wowe wahitamo kuba uwuhe iwe nosara mukubaki uyu ni umuriro ugiye ntabwo nzi uko twakora n'ibijwi ryagera riri inyuma ab'inyuma niba bari kunyumva ntibashyira agatoke hejuru ariko abo hanze nibo batakumva ariko wakwegera hariya kuko ntabwo tuzigira umuriro uzagarukira ngaho muceceke noneho dukomeze ndagerageza nzamurijwe mu kirere tugumizemo amajwi ari kuvuga ntabwo iryanjye rishobora kugenda amaraka abantu abantu bacyabaza gahita gasora kugenda noneho nanjye nta nubwo ndibwongere kubabaza kuko kubabaza nibyo biri gutuma muvuga tutarayongera kubakaguza abo kuba kwakaguza nicyo kibora tereza yitoko turasomye ngo hariho uwigira umukire kandi ari umukene wasoma ngo haro wakweforo umugayiga kandi kuno munaku ngo hariho n'uwigira umukene kandi ari umukire cyane haro nyakweforo umugayiga kandi kuno munaku wa mani narimbaje ndetse wakwifuza kuba uwuhe bayiti iwe no etaga kuboha mu by'ukuri iyi ni ingorane ikomereye abantu amana uko kino kizibu cy'amani h'abantu mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa 2 umusereketi demese givoriyo ma 2 hari amagambo avuga ngo harimo ibigambo biri kugamba Elina White yifuje ngo hari umuntu wo yandikiye ari kumucyaha Elina Joyce ari umuntu yahandikira na muhabura arandika ngo
yagamba ngo z'umuryango wungukaga amadolari 10 mu cyumweru manyire eka yagobaga dora 10 mu wiki na undi muryango wungukaga amadolari 20 mu cyumweru neka endi yagobaga dora 20 mu wiki babandi bunguka 10 abari kugoba 10 ngo bagakora ibishoboka ngo bakakora cyona kusoboka bakarya kandi bakazigama amadolari 2 bakarya kandi bakarengaho okwahura dora 2 babandi bunguka 20 abagoba 20 bakayarya yose bakayamara bakazirya zona zikahwaho kandi ngo iyo miryango yombi yaringanya umubare kandi amaka ago gona abiriga abantu nibingana aravuga ngo icyatumaga bari abazigama ayagamba cyareterezaga bari kwahura ngo nuko bibuzaga kugura iby'ingenzi ariko bitari iby'ingenzi cyane abo kuba bayerekesaga kugura ibintu biri kwetaga kandi bitari byo kwetaga muno none reka mbereke reka mboreke kugira televiziyo ni byiza kuba na TV kirungi ariko ntabwo ari byiza nko kugira iporoti bayitu tikiri kirungi ngo kuba na poroti si byose yego kugira intebe nziza uri bwicare ntubabare ikibuno ni sawa okuba n'entebe nunge mifarisi kirungi ariko ntabwo bihwanye no kugira isente uzivuza igihe uzaba warwaye malariya bayitu tikiri kwisana ngo kuba ine sente zorayijyanja bisobora warwaye musubira ijambo ry'Imana nuko ritubwiye ikigamba cya ruhanga niko cyatugambira hariho abigira abakire kandi ari abakene hariho bakwefora bagayiga kandi kuno banako izi mpamvu zombi ezi nsonge ibiri zo maze kuvuga ezi tubarize zitubyariye ingorane ine zituzarire buzibuna ngiye kuzivuga nihuta bagenda kuzirabamo ariko izi mpamvu ebyiri murazumvise bayite nsonge ibiri mwazihura iya mbere nugukenera gukira vuba eyo kubanza no kwetaga okuba mugayiga bwangu iya kabiri nugukenera kubaho kurenza uko waramutse iya kabiri niko kwetaga okubaho nkokotari bibyaye ingorane nye yazara obuzibuna iya mbere akazibu ko kubanza nukujya mwimyenda nigama banja nukubaho wishyuzwa kuba kwikarane bakubanja nukubaho ariko umuriro wagarutse nukubaho wishyuzwa kwikarane obanjwa niba hari ikintu kibaho kibi obo harabaroye ikintu kibi kibangamiye ubukristo kirukutega kuterebanizo ubukristayo nukuba mwumwenda nigama banja inyandiko iratubwira ngo umwenda tugomba kuwutinya nk'abatinya ubushita bandikirwe n'ibigamba tusemerero kwerindi ibanja ngo ngebgenge ubushita ntabwo twabumenya ebigenge tutukubimanya ariko yari indwara y'icyorezo yabagaho kera bayitu uburwayi bwabagaho kara twagereranya na Ebola dusobora kuburengesaniza na Ebola ntabwo twari twabona ku ndwara ya Ebola tukaroraga uburwayi bwa Ebola keretse kurebera ku byuma by'ikoranabuhanga aho iri rundo kurora habyoma ariko icyo mbabwiza ukuri cyo kubagambira cyamanano Ebola aho yageze abantu bose barahamuka Ebola na mbere ikira abantu bayingi betuntura ku buryo umugore wawe ayirwara ntumusure umuringo mu cyaro aho bwara bayirwere tosoro kumusura yanapfa ntumuhambe bwara wafire nayo tosoro no kumuzika bitewe no gutinya kuyandura abo kugitina nayiwe umwenda ngo nuko tukwiriye kuwutinya nuko tusemerero kutini banja ariko nahangaha turi hariho abayifite bayitu na hano nambera turi bayingi bayina mabanja kandi mwisi kuko satani azi ko ibyo bintu ari umutego kandi munsi satani abo kwa amanyirengo ebi bintu umutego afite nabo yatoje kwigisha abantu gufata imyenda ayine n'abantu abe yatendekere kwata mabanja bakazenguruka ahantu bari kukubwira uburyo umwenda ari mwiza nibararanja nibagamba ibanja rirungi ufasha aya mafaranga gakuba kwata sente ufasha aya mashiringi okakwata sente uzajya wunguka duke nweje kugoba gatuke noneho iyo bari kukwigisha ibyo obarano bakwegese ebyo nta nubwo wibuka yuko haba igihombo tosobora kwijuka ngo hariho na rosi nta nubwo bakubwira ngo nibiramuka byahombye bizaba ikibazo tibasora kugambira ngo obora bakoze rosi nijya kuzoka kizibu bameze nk'uko bakonda bajya binjiza abantu mu modoka bayinde barika konda barika contacting engeri batase abantu motoka buriya kondi yari kwinjiza
iyo ari kukwinjiza mu modoka abagufitiye urugwiro ruruta rw'umugeni wawe. kontakito bwarabona kutasha motoka abakwinire okugonza kurukiro ko kugonza umugore wawe. Ibikapu byawe abikwakira bagaza azikwakira akakubwira neza akora kurungi. ariko iyo agiye kugusohora mu modoka ari kukwishyuza ujya ugira ngo ni ikindi kintu kibaye. Bayitu bwarabona kuya motoka nakubanje utekereza kintu kindi kibayireho. Niko nabakubwira ngo uze gufata ibanja mu benki bakuhenda ariko iyo batangiye kugurisha ibyawe ujya ugira ngo ntabwo mwigeze muvugana. Nuko bakogereza bati wowe abantu bakugambira kwijya kwa taroni betu abantu bakubanja notekereza ati mukabazagaho. Iyo bari kukubwira ngo fata amafaranga menshi uzunguka bwangu nawe umutima ukurimo ari uwo kurarikira uhita ubyemera ariko ntumenye ko ari umugozi wishyizemo. Obaraba kugamba kwata sente nyingo rigoba bingi nayo zitangira bwangu betu zakumanyango nibakuteka rugegere. Kandi reka amagambire uzi yuko mu gitondo bari buze kukwishyuza kako manyirengu nyencha nibijya kubanja ntabwo wabanza wigisha umurinzi. Tosobora kubanza kwegesa umurinzi kandi uko babwira bizera biwanyu ngo muzaze muririmbe kandi udashaka kwijwi ryawe wumva yuko waraye. Tosona kugambira bikiriza buwanyu ngo muige mwege abo kubumanyire ngira karyawe nyencha nijya kubarinda. Ubu Kristo burayoyoka bugashira habwo ibanje o Kristo yo buhwaho. Bana b'Imana gukenera gukira vuba bibyariye abantu kujya mu imyenda batazashobora kwishyura. Bantu bamukama kwetaga kuba bagayiga bizarira abantu amabanja batarasobora. Kadusome Imigani 21:6. Reka tusome emfumu 2 orwa 16. Haranditse ngo orwa mukaga gambira ati oya tutarasoma iryo turarisoma nyuma ahubwo tubanze 22:7. Katubanza 22 orukara rwa musanju. Umukirate kumukene omugayiga arema omunaku kandi uguza abari kumugaragu wamugurije kana nyakwehoza nabari mwiru wayamuhorize. Uyu yafashe banji wanje onu bara kwasiri banjo wange ababaye nk'umugaragu wanje nabafokera ko mwiru wange arambona gahunga obaraba andozire ayiruka yabona tugiye guhura agakata obara twagenda kutangana asara bitewe nuko iyo wafashe ibanja uburi nk'umugaragu waguhaye ibanja abo kuba borabo ni ibanja onosanga ri mwiru wanyakwahire banja. Muri make gufata umwenda n'ukwishyira mu bubata bikimanyiso kwate banja niko kweteko mu bwiru. Hari ufata umwenda w'umuntu haro kwate anyakwate ibanja ryo muntu. Hari ufata umwenda w'ikibina haranya kwate ibanja rya kibina. Hari ufata umwenda wa benki. Hariho abakokwata ibanja rya banka. Ariko yuzi y'ukuri bwishyure kandi udafite ubwishyu biba ari ikibazo. Bayitu bora manyirengo nojya kusasura kandi kuntaneza kusasura no sanga ke. Hari n'abafata umwenda babeshe. Hari abakwata ibanja bwe bisuba. Akaza avuga ati mpa miliyoni mu by'ukuri mu cyumweru kimwe zabanyiguhaye. Gamba mpa miliyoni mu week ninjya kwanza kuhaye. Kandi azi yuko no mu mezi 5 atazayibona. Kandi manyirengo ono mu myezi 5 tarizibona. Nibyo bibyarira abantu gukuraho isimu. Nicyo kizarira abantu kuyaho simu. Yamuhamagara akabanza yamubesha yabona mukurikiranye isimu akayihindura agashaka indi. Ubwaraba mwese hasi makamwihaho. Yabona bamukurikiranye akimuka akavaho yaratuye akajya ahandi. Arozire bamuseruriza afuruka agenda ahandi. Buriya hari n'abahinduranya district akavana akajya ahandi atari ugukenera kwimuka ahubwo ari imyenda ahunze. Abantu bahindure bikaro utari kufuruka oyihireho okwiruka amabanja. 21:6 Imigani emfumu 2 mu rwa mukaga. Ubutunzi bushakishwa ururimi rubeshya buyoka nk'umwuka ababushaka baba bashaka urupfu. Ubutunzi bushakishwa ururimi rubeshya ngo buyoka nk'iki nk'umwuka. Obuguda kuseruzirwa ururimi orwe bisuba nibugenda ko umuyaga. Ababushaka baba bashaka urupfu. Abakubusera no sanga basera rufu. Icyo turatambutse. Aho twarabaho. Ingorane ya kabiri. Ekizibu cya kabiri. Nukwishingira. Nuko kweswerera. Kwishingira. Kwemera omuntu. Ntabwo ari ukwishingira ahubwo ni ukwishingira. Tikuri kweswerera baitu kwemera omuntu. Kwishingira kwemera omuntu. Ntabwo abakristo benshi bazi ko ari bibi. Abakristo bayingiti bakumanya ngo kibi. Ntabwo abantu benshi bazi yuko kwishingira umunyamwenda ari ikibazo. Tibamanyire ngo kwemera omuntu wamabanja kizibu. Umuntu akajya gufata ideni, umuntu ageno kwatibanja. Bakaza bakavuga ngo nibande bakuzi. Bakagamba no akumanyire. Ku buryo nutoroka tuzabibabaza. Obuzira zibuzira tuzibabuze.
nuko akaza ngo ngwino munge gufata ibanja uzavuge yuko nuko omuntu akajya gamba yijya hano nyagero kwata ibanja nayo ugambe nkumanyire nawe ukazasayininga uti ndamuzi rwose ibyo muzabimbaza nayo ukazasayininga gamba ngumanyire mari ebe mubikaguzege mbese reka mbabaze nino mu Uganda bibaho bayiti nakundukiriyo reka mumva uko Bibiliya bivuga reka muhure Bible nko kwera kugamba turasoma mu Migani turasoma mu Mfumu igice cya 22 umurongo wa 26 haranditse ngo agamba ngo ntukabe mu bishingirisha gukorana mu biganza cyangwa bishimira abanyamyenda ni igice cya 22:26 ntukabe mu bishingirisha gukorana mu biganza cyangwa bishingira abanyamyenda ureka kwemera abantu bakwatagana mu ngaro niba udafite ibyo kumwishyurira washaka ko bagutwara ururiri waryamagaho obora batayine byo kumusasura niba yijya kutwara kitabu cyawe iyo wishingiye umuntu ari gufata ibanja obora bayemerera umuntu nakwata ibanja iyo atabonye ubwishyu ni wowe ubutanga bara batatundire zo kusasura niwo kuzisasura hari igihe ni poroti yawe uzayigurisha kandi nibwo buriri waryamagaho na poroti yawe ntisobora kubigenderamo kandi icyo kitabu cyawe Imigani 20:25 Mfumu 2:25 haranditse ngo agamba ngo guhubukira indahiro y'ibyo yashinganye bibera umuntu umutego yamara kurahira agasigara yisiganuza mwumva icyo bishaka kuvuga mureke bikwetaga kubaza rukara runo iyo Gideon avuze ati Benjamin ngwino unyishingire obu Gideon agamba Benjamin agiye amwemera agafata miliyoni 10 akakwata miliyoni 10 nanjye ngasayininga mpubutse nanjye nkazisayiningira mpubukire kavuga nti rwose muzabimbaze agamba mananuko mubinkaguze iyo maze gusayininga ngo niho nsigana ndi kwibaza ndamazira kusayininga nsigana na nyakaguze ariko nkubatorotse Baitu bwarayiruka none si nkubaho kakuba akora rose ubusata kiboneka kakuba kandi ubwo ndi kubyibaza yasayini ntakigenjeje kandi ubu nimbye kaguza kandi nsobora kuyaho sayini ni asayini uko nububukira indahiro oko niko kubukira endagano twongere dusome mu gice cya 17 umurongo wa 18 17 haranditse ngo agamba ngo umuntu ubuze ubwenge arahirira ubwishingire akishingira undi imbere y'umuturanyi we burya abantu bishingira abandi ngo baba nta bwenge bagenje bate abakwemera abandi twene magezi gona nubwo yaba nyoko nubara mama wawe nubwo yaba so rundiso nubwo yaba inshuti yawe runde nganjane yawe 18 umurongo wa 11 18 haranditse ngo agamba ngo oya reka turebe ni 11 ahubwo 15 11 haranditse ngo 15 agamba ngo uwishingira uwatazi bizamubabaza ariko uwanga kwishingira aba mahoro umuntu ngo wanga kwishingira aba maki omuntu abanga okwemera abantu ababusinge iki tukivuyeho kintu twakirugaho icya gatatu ingorane ya gatatu ekizibu cya kasatu gukenera gukira vuba okwetaga kugahiga no gukenera kubaho ukurenza uko waramutse okwetaga kubaho birukira nkokori bibyariye abantu kujya mu bibina bizarira abantu kutaha mu bibina bibyariye abantu kujya mu mashyirahamwe bizarira abantu okutaha mu bibina kandi ubuhanuzi butubwira yuko amashyirahamwe n'ibibina ari by'inyamaswa izanyuriramo kugira ngo ifate imitima y'abantu kandi bibine ikisoro nimwe kiriraba nuko kisoro kwata imitima y'abantu kandi icyo ni ikibazo kiri mu bihugu byose kandi egera insonga mu mahanga gona ariko ntekereza ko Uganda ifashe umwanya wa mbere bayitu nitekereza ensetu ya Uganda ikwasire umwanya go kubanza nta kintu kirusha ubwenge bw'umuntu nko kwishyuzwa buri kwezi cyangwa buri cyumweru yaro kintu kikiro kijwasa amagazi go muntu ko kumusasuza katureba abantu bigeze baba mu nzu yo gukodesha katureba abantu babaire mu yo gupangisha ndi kubabona barumu mbese inzu yo gupangisha ukwezi kwayo kujya gushirira rimwe nandi bayitu omwezi gwenye yo kupangisa tikwa bwangu iminsi irangana ariko ujya ubona iminsi ishize
bwangu. ebiro bingana bayitorora osanga ebiro byo kupangisa byangu. Iyo wishize mu mutego wo kujya muri bya bibina, oborabo detayire mu mutego wo kutanga. harimo ingorane zitabarika. harimo ubuzibu bwingi muno. Buri cyumweru urasabwa gutanga isente. buri wiki urasabwa kwa sente. Umurimo w'Imana uhamagaye n'ikibina cyahamagaye ntiwatanga mu murimo ahubwo watanga mu kibina. umurimo gwa ruhanga uguragwesere ne kibina cyesere tosobora kwa umurimo gwa ruhanga kureka oha mu murimo ogwe kibina. Izo shiringi washizeyo esente zo tayireyo zigengwa n'abatubaha Imana. abatakutina mukama no bazebembera. Iyo bazikoresha mu nzoga n'itabi n'ibindi. obarari bazikozesa mu marwa n'etaba n'ebindi. Ndetse iyo muzigushije abantu no muramuzi hozira abantu zirasabwa kunguka. nizisabwa amagoba. Aho mperukira, aho igihe naherukaga ino, oba kabari kuno iyo umuntu yafataga miliyoni ku kwezi yungukaga ibihumbi 10, ibihumbi 100. umuntu kwakwataga miliyoni omwezi yagobaga omutwaro. Ukwezi kwa kabiri twari 10 zikaba zibaye imitwaro 20. ukwezi kwa kabiri zabaga na ya mitwaro 10 kabibyaye umutwaro. emitwaro 20 nazo zizayiro. na wa mutwaro ukazabyara igihumbi. no mutwaro ukazara 10. n'igihumbi rikazabyara 100. 10 ukazara 100 rikazabyara 10. 10 kikabyara 10 rikazabyara ishiringi imwe. 10 kazarema. hari n'ukuntu umubara ngo n'uduce. hari uno buceka buzaro bundi. uwafashe iryo deni ntabwo wabara atyo. onya kwasira ibanja tinu kwa kubara. cyane ko bareba n'umukecuru nguyu bakayamuha. nibaronka mukayikuru nkogo bakazimuha. kandi iyo mibare ntayizi. kandi igimiheno takugimanya. bazajya kumubarira umurimo w'akabara ugurishije. ogenda kumubara niwe musirigwe natunda. yewe njyewe hari igihe nabaga ibufumbira hariya mu rwerere. hari obumuye ikaraga kisoro ngufumbira mu rwerere. igihe cyo kwishyuza kigeze. obwire bwo kusasoza obwayi. uwo wishyuzaga yari yarwaye inzoka zo kwiruka. kubasa babanjaga kabarwayiro kwiruka. mu by'ukuri nta mbabazi bamugiriye, baramukuruye nuko kurwara baramukura ngo najya gusinyira yuko umurimo we bari bugurisha. bakamureta busono kuganyira bagamba iryo sayiningiro musirigwa kutwaga no nawe tekereza uri umukristo w'umugorozi, nawe waragiye muri icyo kibina kizishyuza mu bugome nk'ubwo. nayo tekereza ubwo buri muntu wa ruhanga mugorozi utahira mu kibina nk'ecyo kirabanjaga mu gihe mukobo. izi ni ingorane zo gukenera gukira vuba. buno buzibu bwo kwetaga kuba mugayiga bwangu. ijambo ry'Imana ibyo rirabitubuza kandi nta mwanya wo kubisoma byose, ndabona umwanya warangiye. ikigamba cya ruhanga kitangebi. ingorane ya 4, ekizibu cya kana ni ugukoresha iminzani ibeshya uri umukristo. kukozesa minzani yebisuba kandi kuno uri mukristayo. no kugurisha ibyo uzi ko ari bibi. no kutunda byo kumanya ngo bibi. hari abakristo bajya bagurisha ibintu bibi. hari abakristo basuzugura ibintu bibi. iby'iminzani ibeshya reka ngerageze mbisome. katubazeho habye minzani kubiha. reka dusome muri Mika. katusome mu gitabo cya Mika. Mika turasoma igice cya 6. Mika isura mukaga umurongo wa 10. urukarwa 10. mbese ubutunzi budatunganye buracyari mu nzu y'inkozi z'ibibi, cyangwa ingero zitubya abantu banga, abafite iminzani ibeshya n'uruhago rurimo ibipimisho bihenda, mbese bantunganira? nawe mutanga igisubizo. batunganira Imana n'ikitabaho tikisora kubaho. iminzani ibeshya, iminzani kubihabiha. ibyanditswe birayanga. Bayibure byangire. haranditswe nanone mu gitabo cy'imigani 20 umurongo wa 10. Echemfumo abiri urukarwa 10. 20 umurongo wa 10 imigani. 20 mfumo urukarwa 10. hari ijambo rivuga ngo, hari kigamba kugamba ngo, reka dusomere ijambo. reka tusome kigamba kino. ibipimisho biciye ukubiri n'ingero ziciye ukubiri byombi ni ibizira kuwiteka. byombi ni bizira kurinde. iminzani takwisanisa na byona binugwa mu maso ga mukama. Abalewi 19:13. Abalewi 19:13. Abalewi 19 umurongo wa 13 tuhasome. Abalewi 19 urukari 13 tusomeyo. hari ijambo riri kuvuga ngo, hari ikigamba kirugamba ngo, mwihangane dukomeze. reka tugumizemo 19 umurongo wa 13. 19:13. haranditse ngo, agamba ngo, oya katurebe uyu murongo neza, ndi kubona ntari kuwubona. ahubwo ni ugutegeka kwa 2:25-13. Echebiragiro 25 urw'ikuminasatu. 25 umurongo wa 13. Echebiragiro 25 urw'ikuminasatu. haranditse ngo, agamba ngo, ntukagire mu isaho yawe ibyo upimisha indati rimwe biciye ukubiri ikinini n'igito. ntukagire mu nzu yawe
ibyibo by'urugero rumwe biciye ukubiri ikinini n'igito, ahubwo icyuma gitunganye kingana rwose nuko cyitwa abariko cyupimisha. Ikibo gitunganye kingana rwose nuko cyitwa abari cyupimisha, kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Ngaho nimureke mwumve muhuririze iminzani beshi yariyo. iminzane kubihabiha neha, hari abagurisha ibirayi, hari abatunde mondi, hari abagurisha ibigori, hari abatunde bichori, n'abakora indi mirimo ariko yo kugurisha, n'abakora imirimo yindi baitu yo kusubura. bari abagurisha ibimondi abakusubura buraya bagira umunzani wo kuguraho ibimondi by'abahinzi. bayino mwinzani yo kusuburaho iyo minzani barayica, egi minzani bagisiba ibiro ni barijana, kiro ubuzirazire 10, umuhinzi ukamupimira 90 cyangwa 95, ukamupimira kiro 9 rundi kiro ukabumukase 5, ukamusara kiro 5, waza kugurisha umunyakampara uraba no kuguza umunyakampara ukaba ufite undi munzani, ukabinde munzani gundi wo wishe, ogo waisire nako, ariko wo ukawica ibirijana agapimamo ibirijana na 10. bayituge ngeri wagisire kiro 10 opima kiro 10. umuhinzi ukamukata 10, omurimo musara 10, nawe umucuruzi ukamubeshya ko ari 110 kandi ari 100. omusubuzi ukamubiha ngo 10 kandi kuno 10. ubwo ku muzigo umwe ukaba wungutseho ibiro 20, bayitu munzane munobogobero kiro 20, ugapima imifuka 10 umaze kubona imifuka 2 y'ubujura, ukapima ensawa 10 otungire 2 yo busuma. hari abakize bwangu babitewe n'ibyo, hari abagayigayire wangu habwebyo, hari n'abagurisha ibigori, hari akusubura bichori baba bari kurenga kuri ya masahani y'amaplastiki, obarani yapima mu bakure, akagira imwe yacaniriye mu mazi, akagira enkoto yacumbira maizi kugira ngo yorohe noneho ipanuke ijijamo byinshi, nuko sobore okugariha. akagira n'akandi ko atapanuye, agira n'akandi katayito, yaba ari kugura n'umuhinzi akagurira muri cya kindi yagize kinini, ugaraba nagenda kugura no murimi akagura mu nkoto, yaba ari kugurisha abandi akabagurisha muri ka kandi gato kandi ngo byitwa igipimo kimwe, ugaraba natunda akatunda mu katayito kandi kuno byona urupimo rumu, kandi ku isabato akaririmba ngo ngwino soko y'umugisha, kandi asabite akasaba yijya nsuro yo mukisa. ubwo nuburimanganya nta waje mu ijuru ari umujura. Obwo bugobyo muntu asoro kugenda mwigura ari musuma. hari n'ibindi nabonye no muri Uganda ariko n'ahandi birahaba, hariho n'ibindi yarozire kuno n'ahandi biroba yitu, bajya kugurisha ibishyimbo cyangwa ibigori, ora nogenda kutunde bichori unde bihimba, agafata ibiro nka 40 by'ibigori akabishyira hasi, akakwata kiro nka 20 ze bichori akateka hansi, agafata ibindi biro 20 by'ibitaka agashyiraho, akakwata kiro 20 zitaka naza akateka, yarangiza agafata ibindi biro 30 akabishyira hejuru, akongera kwata kiro 30 ze bichori akateka, yajya kugurisha waje kubigura, ubu yagenda kutunda tiyemere ko basukaho akavuga ati niyiguniya nayo ndayiguhaye nta kibazo, akwikiriza kusesa hansa gama na kadeka kwaire busansonga, wa undi yagera akazaba afite ibiro 20 by'ibitaka wamugurisha, orwaraye kamusto akasanga yerekero 20 zitaka za mugurisha. ubwo bwose bwitwa ubugome, ubwona byemu. hari n'ubundi bugome bwanditswe mu gitabo cyitwa intekerezo n'iby'umwuka bihagaze neza, hariho n'ubundi byemu bandikira mu gitabo mind character, haranditse ngo handikirwe ngo umuntu uzaja mu ijuru, umuntu uragenda mu iguru, ngo no mu bucuruzi agira umunyangamugayo, no mu busubuza asemerere kuba ari muntu omurunge mwesigwa, biyari kugurisha ibintu, ubwo araho nasubure ibintu, ngo ariko akabazi ko bifite inenge, bayita kamanyire ngo ubine kamogo, ngo ngo ntatinya kubibwira uri kubigura, datino kubigambiranya kubigura, ngo nubwo byatuma isente yarari buhabwe zigabanuka, ngo biramuretereza kuhabwa sente ntayito, ni inka yawe ente yawe yari yakadeyi, ira kavera, ariko akadeyi kariye irapfa, bayitu berabera kavera efa, warangiza ukayijyana mu isoko, obomara kidwara mu katari, abagurisha inka hari ubugome bagira, abakutundente bene bwemi bwingi, ayijyana atayikamye, agitwara atagikamire, kugira ngo icebe ribe rinini, nuko esobore kuzoka nkena none abayirebye bavuge ngo iyi nka ifite amata, bayita abagirozira bagambi ente nunge ina mate, akaza kubaza ati inka yawe nangahe, akayijya karamuza, ukamubwira uti inka yanjye ni nziza ikamwa amata menshi kandi icyo uyijyaniye nuko yari yagaki, ukagamba ente yange nunge kamwa kandi kuno gitwere mu katari ati nuko ari amakene nagize nuko uzazanirwa sinashakaga kuyigurisha, ugamba ubworo
buntayire baitu mbene takwenda kuguza akayigura uzingwa agiye kuyikamira abana be akayigura amafaranga menshi nyuma y'iminsi 2 kabira akayigura sente nyingi namanya ngo yagenda kamira abana be ebiro bibiri eka iyo wari ukwiriye kubwira umuntu worora ngo wiguriye inka ahubwo ndayigurisha ababazi nubwo wagira igihombo ariko ntubeshe ngo icyaka kwandikweho mu ijuru osemerere kugambaranya kugigura gamba utindi kugiguza bagenda kugisibika okwihongia hari n'abagurisha isimu isarabo kuba erera kabiri akavuga ati isimu yanjye nuko nzazaniwe ifite bateri umuriro n'iminsi myiza 7 haro abatunde isimu gamba isimu yange nungi einiryanga rirungi rimare biro musanje omuro warangiza ugacaginga umaze kuyigura oburamazira kugigura kacaginga nyuma y'iminota 30 betiriro hanyuma y'idakika 30 omuroka okwayiremo ibyo ni ibyaha bitabura kwandikwa mu ijuru ebi byona byandikwa mu iguru umudamu akaba ari kugurisha ifu yashaririye omukazi nosanga nasubura ensano bayitwe junzire umuntu yaza kugura umuntu bwara ijyo kugura ati mbabajwe n'ukuri kugura gake agamba yo ensari zigomba iyi fira ryoshe ensano nuzire muno kandi nujya kugaruka urasanga yarangiye kandi bora wagaruka nujya kusanga kwayireho kandi unamutse uyiguze nta n'ahandi wazagurira yakuba kigura kiro kinu to kwijya kugura ahandi ari nkaho wakamubwiye ngo nuramuka uyiguze ukayiryaho ntuzagaruka mu kikaro cyo kumugambira bora bugiguziro kagiryaho torigaruka ntabwo ari umugambi wo kubasetsa ahubwo nukubereka uburyo dutezwe kigenderwa cyo kubasekereza okuyeho nimboreka engeri tutegerwe abenshi muri abo ntabwo babara yuko ari icyaha kizabarimbuka bayingi wo muri yabo tibakubarangweke kibikira bahorekereza uwo ni umwuka w'isi oguri mwoyo gwese niwe udukoresha ibyo byaha byose twari turi kwiga icyigisho kivuga ngo kwirinda guhitanwa n'umwuka w'iki twebwe cyo kwega kigamba kwerinda kutwarwa mu gwensi bana b'Imana iyo umuntu afite uwo mutima bantu bamukama umuntu gwarawe nogo mutima nibyo bitubyarira n'ubugugu nicyo kituzarira no kugumangana mbese wabona amagoba uvanye mu kubeshya ugatanga kimwe mu 10 baitu no tunga amagoba yihiro mu bisuba baitu no haki mu cyekome wabona iyo nyungu uvanye mu kurimanganya bahamagarira kwitanga ukitanga no tunga amagoba yihiro mu bugobi yo baraheta kwehayo no hayo uwo mwuka mubu gutera gushaka ibyisi mu buryo bubi ni nawo gutera kudatanga ogo mwo kuretereza kusera ebyensi mu muringo mubi nibyo kuretereza butahayo icyadukiza ibi niki tugiye gusoma tukarangiza ekirasora kutujuna bintu nike twagenda kusoma tukamarira turasoma mu Baroma 12:13 turasoma abaroma 12:13 ni ihame rigomba kuyobora buri wese muri twe nuko musingi gusemerera kwebembera buri yo muri twe abaroma 12:13 12:13 haranditse ngo agambangu mvuze 13 ahubwo ni 12 reka turebe uwo murongo neza n'umurongo wa 16 12:13 muhuze imitima muteranize imitima ntimukararikire ibikomeye ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje mureke kwegombe gumire muno bayitu mwikirize okubana ebintu ntabwo ibi byanyura kamere ngo twemere kubana n'ibigize gute Egeso zaitu zisora kwikirize uje wicara kuri ka gatebe kakabaho ugumega no ikara katebe kakabaho uje uryama kuri ka matera gashaje cyangwa ku kirago obyamega mukeka runaga akafarisi kakuzira uzaje urya imboga uzirisha umutsima uryege mboga hamune mikubi ari kuryama ugasinzira bayitu obyame ohungire aho kurya ibikaranze ariko bari kukwishyuza omukikaro cyo kurya bisikire kandi kundu bakubanja ntimukararikire ibikomeye ahubwo ngo mujye mwemera kubana n'ibigenje bite mureke kwegombe bya hayiguru bayitu mwikirize okubana ibintu byo hansi irindi somo dusoma isome irindi twagenda kusoma n'abami ba kabiri icyabakama cya kabiri igice cya 4 umurongo wa 13 sura 13 nani wo murongo turangirizaho rukarwa ha muhero igice cya 4 umurongo wa 13 sura 13 hari ijambo rivuga ngo ari kigamba reka mbanza mbabwire icyo gitekerezo ko nasoma maremare reka tubagambire kitekereze cyo gutosoma biga Elisa ngo hari ahantu yakundaga gucumbika haro na mbere yakiraga okurara noneho umugaragu we Gihazi bayitwa mwiriwe Gihazi ngo aramubwira ati uyu mudamu ujye uducumbikira yaragamba ogu mucyaranya kutukundira nta mwana agira daine mwana ngo nta mwana agenza ati daine mwana ariko uwo mudamu ngo yakiraga abashyitsi cyane bayitwa ogu mucyara yakuniraga abagenyi uburyo ngo yageze n'igihe abwira umugabo ati rero okwico yagambire umusajja wati uyu muntu w'Imana ahora hanyura hano iwacu omuntu arohanga mucyara abantu bayitu reka tumwubakire etaje hano reka tumwombekere kari nayigo nazaje ageze ko harya barayijyaga byameyoga umugabo warabyemera umusajja abikiriza Elisa aranyurwa Elisa yamarwa na Gihazi aranyurwa Gihazi abwira Elisa ati none
uyu muntu utugirira neza atya ko atagira umwana buriya ntacyo wakora ngo amubone yajagambira mukama bayito umuntu tukorera kurungi katayina umwana tusora ariko ibyo batarabikora bayito batakakoze rebyo ngo Elisa yabanje yamubaza Elisa kabanza mukaguza ati ushaka ko twagukorera iki noetaga tukoreke kuri wa murongo wa 11 w'igice cya 4 Orukarwi 11 sura y'ina hari ubwo yazaga bamucumbikira muri ako kumba aryamamo abwira umugaragu we Gihazi ati mpamagarira uwo mushune mu kazi amaze kumuhamagara aramwitaba amuhagarara imbere abwira umugaragu we ati mubwira uti dore neza watugiriye yose mbese twakwitura iki urashaka kumenyekana ku mwami cyangwa ku mugaba w'ingabo ashaka kumuha ibyubahiro sibyo amenyekane ku mwami cyangwa ku mugaba w'iki nasera kumana kitiniza ngo amanywe aramusubiza ati wowe uwo mugore oya nibere mu bacu uwo mugore asubije Eliya ngo ku mwami simenyekana ku mugaba w'ingabo simenyekana ahubwo nshaka kwibera mu babande umukazi yagarukamo Elisa agamba tinkwenda kumanywa omunsi rundo mu bukama bayitu nyikarega mu bayitu mbese kwibera mu bacu biranejeje okwikara mu bayitu kisemize ukaresha n'aba bagorozi bari aha batagira n'imodoka ingana baterekereza ibona hano batari na motoka batagira n'amazu y'ibitabashwa batari n'amajya makoto mbese uwaza rwugura ngo nshaka kukumenyekanisha ku mwami w'umukire wahitamo kwibera mu banyu bayitu umuntu barajya gamba ni nyenda omanywe omubayingo mumagayiga bayitu iwo no sobora kusaramu okwikara n'abanyu uyu mutima wo kwibera mu bacu tukemera kubana n'aboroheje ni uzadushoboza guhangana n'isi umutima wo kwikara mu bayitu tukaba no kwebundaza ni gutaraza kandi ibyanditswe biratubwira ngo isi irashirana no kwifuza byandikirwe bigamba ensine hwaho no kwegomba kwayo Imana idufashe ruhanga tukonyere turinde guhitanwa n'isi turinde kutwarwa n'ensi ahubwo tuzarokoke duhabwe ubugingo buhoraho dushobora kujyunwa twabugomeze butahwaho mu izina rya Yesu mwibara rya Yesu mukama wacu Nezerewe umutima wanjye ari kimwe gusa kimuwambamiwe